Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunze umuryango mugari wa The Health Akadomo Olivier aho waba uherereye hose. Ngira ngo murabizi rero ko ibiganiro byacu ahanini byibanda mu kuba twashakira ibisubizo ibibazo bibangamiye ubuzima bwacu, imirire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, cyane ko n'intego ya Minisante irabitubwira, the health people and wealth nation, ni ukuvuga abaturage bafite ubuzima buzira umuze, ubuzima bwuzuye, hanyuma igihugu gikize, kubera ko ubukire bw'igihugu ni abaturage niyo maboko y'igihugu. Muri kiganiro cya none rero mugiye kubana nanjye Niyonkuru Jean d'Amour, tugiye kuganira ku byiza cyangwa se imimaro igiye itandukanye uruboga rwa karoti rufite ku buzima bwawe. Burya karoti ni uruboga rufitemo intungamubiri zitandukanye, ikizwi nka beta carotine kiza guhindagurikamo vitamini A iza gufasha byinshi mu mubiri nk'uko turaza kubibona, ikagiramo kandi ikizwi nka vitamini C kenshi cyangwa se benshi turayizi tumaje kuyimenyera, ikagiramo vitamini K ndetse ikanaba yagiramo potassium, ikagiramo ibizwi nka fiber cyangwa se ibikatsikatsi ndetse n'indi myunyungugu igiye itandukanye. Karoti rero hari abashobora kuyirya bayifashe mu buryo bw'umutobe, hari abashobora kuyirya bayihekenye, wayironze neza wayogeje ukayihekenya, bayitetse. Gusa nanone hano kuziteka batugira inama ko byibuze si byiza kuyiteka ngo ishe cyane, ahubwo ugomba kuyiteka igasha gakeya, cyangwa se byaba byiza ukayirya ari mbisi, kuko niho ya fibers yayo ndetse na ya beta carotine biba bitahiye ngo biba byabaye neutralize, bibe bitagifite imbaraga. Karoti rero nk'uko twari tubibonye ni uruboga rurimo ibyo byose umubiri wacu ukeneye, bikaba byiza ku mwana ugikura, umwana ugitangira ukiva ku ibere, utangiye kugira igihe cyo kuba nawe yafata ifashabere, ya ndyo yuzuye ariho bihera. Cyane cyane twabonye ko no gutegura iyo ndyo yuzuye byo ubwabyo ari umwihariko umubyeyi agomba kugira isuku ihagije. Uru ruboga rero nka karoti nayo iragirwaho inama cyane, abantu batugira inama cyane yo kuba yajya mu biryo bya buri munsi by'uwo mwana ukeneye iyo fashabere, kubera ko bimwongerera ubushobozi bwinshi buhambaye mu buzima bwe abatangiye, ndetse bikaba byamufasha cyane cyane by'umwihariko mu ku maso ye, mu buryo bwo kuba yareba umwana nazahure n'ibibazo by'ubuhumyi bya hato na hato. Karoti rero nk'uko twe tubivuze ifasha cyangwa se irinda ikanateza imbere imibereho cyangwa se ubuzima bw'amaso yacu, kubera ko ya beta carotine yifitemo ariyo iza guhinduka vitamini A mu mubiri, ikizwi nka retinofero, iza guhindukamo iyi vitamini A. Iyi vitamini A nta wundi mumaro ifite ku jisho ryacu, burya iragenda nayo igakoreshwa cyangwa se igakora icyitwa rhodopsine. Iyi ni amaproteine ashobora kugufasha kureba nijoro cyangwa se mu rumuri rukeya igihe hatari umucyo, cyangwa se igihe habonetse umucyo mukeya. Urumva ko vitamini A ni ingenzi. Ikindi nuko burya vitamini A ituma kuyibura ni ukuvuga ngo iyo hatabaye ikorwa rya ziriya rhodopsine zizagufasha kureba mu rumuri rukeya cyangwa se cyane cyane nka nijoro, kuyibura bizangiza, bizatuma ukoresha izindi mbaraga z'umurengera, byangize n'ibindi bice by'amaso birimo byitwa nka cornea ndetse n'ibindi bice by'amaso. Burya karoti igira n'uruhare mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kubera ko ya vitamini A yifitemo, usibye no kuba igira uruhare mu kureba cyangwa se mu kudufasha kureba no mu gihe cy'umwijima, ikindi ikora vitamini A ni uko yongera ikizwi nk'ururenda mu mazuru, ururenda mu muhogo, ikaba yakongera n'ururenda mu rura runini cyangwa se mu mara. Ururenda kandi nta kindi akamaro karwo ni uko rukora nka second defense mechanism y'umubiri cyangwa se na fast, kubera ko iyo bagiteri zikiza ururenda rurazifata,
cyangwa se n'amadasite n'indi myanda iyo ari yo yose, hanyuma bikaza gusohoka byose byibumbiye hamwe n'urwo rurenda n'iyo myanda, bikaba bikurinze kuba ayo mabagiteri cyangwa se n'ibyo bindi n'iyo myanda yose dust, imicucu n'ibindi byakinjira mu mubiri wawe. Ikindi nuko muri ubu buryo bwo kuba byakongera ubudahangarwa bw'umubiri nuko burya na vitamini C iboneka muri karoti burya, ndetse na antioxidants. Icyo bifasha nuko byongera ubwirinzi cyangwa se n'umubare w'insoro zera, ibizwi nka white blood cell, kandi izi nsoro zera twagiye tuzibona kenshi ko arizo zifasha mu kurwanya cyangwa se aho rukomeye arizo zijya gutabara umubiri wacu. Bityo rero nyine bikaba byiza gufata iyi karoti cyane cyane mu bana bakitangira kurya, gufata ifashabere cyangwa se yego kuri nyuma ya y'amezi 6 ukaba wagira uruhare mu kuyimugaburira cyane kugira ngo izamufashe imuboostingire, yongere umubare w'izi nsoro zera cyangwa se bizwi nka white blood cell, abasirikare mu mubiri, hanyuma umubiri we ubashe kuba wagira ubudahangarwa, umwana kure ari strong, umwana kure afite imbaraga. Burya ikindi nuko iyi karoti ibi byinshi dusangamo bifasha no kuba umuntu yagira ibibazo bike cyangwa se atagira n'ibibazo byo kuba yarwara umutima cyangwa se n'imiyoboro y'amaraso, kubera ko izi ni indwara kenshi muri ibi bihe zizahaje abantu, byaragiye biterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko hakaba no kutamenya, kuko nk'ubu karoti ntago mu Rwanda iraboneka, hanze iraboneka, n'ahandi henshi iraboneka. Ntago twavuga ngo irahenze ku kigero cyangwa se ku buryo utayifata cyangwa se ku buryo utayigaburira umwana wawe, kubera ko mu ubu buryo zibikoramo mu kurinda indwara z'umutima cyangwa se n'imiyoboro y'amaraso, ya fiber twabonyemo cyangwa se ibikatsikatsi bigira uruhare mu kuba byagabanya kwinjira kw'ikizwi nka cholesterol mbi cyangwa se low density lipid mu mubiri, kubera ko umubiri wacu iyo hari kuba igogorwa, hari agace ka bile gasohora ibizwi nka bile acids cyangwa se bile salts ndetse n'amakolesterol. Bujya muri iyo bile haba harimo n'amakolesterol. Ayo makolesterol rero icyo ibi bikatsikatsi bikora, bituma igafasha mu igogora, ariko bikaza gutuma habaho reabsorption yayo cyangwa se kongera kwakirwa, agasubira inyuma, aho kugira ngo aze kugenda kwirakwire mu mubiri, yangize imiyoboro y'amaraso, ahagarika amaraso, umutima pumping cyane, ndetse n'imitsi, iyo miyoboro y'amaraso ishobore kuba yagira ikibazo. Kandi ikindi burya iyi karoti tuyisangamo mu butare cyangwa se mu nyungu wa potassium, ufasha mu kuringaniza ni calcium mu mubiri, hanyuma bigafasha n'umutima wawe kuba watera neza cyangwa se utagira ibibazo bigiye bitandukanye bizwi nka cardiomyopathy. Ikindi burya nuko karoti ifitemo ibi fiber n'ubundi twakomeje tuvuga cyangwa se ibikatsikatsi, nuko bifasha igogorwa ryacu kugenda neza cyangwa se bikaturinda kuba umuntu ashobora kugira impatwe za hato na hato bizwi nka constipation, kubera ko iyi fiber yongera ubwinshi bw'umwanda, kizwi nka stool back, cyangwa se kuba yagaruramo amazi, yongera amazi mu rura runini, hanyuma umwanda ukaza kunyura udakomerekeje amara kandi nawe utagize icyo twakwita nko kwikanira. Ibi rero bituma nyine umwanda woroha, ukaza gusohoka ukajya muri rectum, ukaza gusohoka ukabituma ntacyo ubaye, nta kibazo, mu buryo bworoshye utikaniriye. Ikindi burya nuko iyi karoti cyangwa se aya mafiber tusanga muri iyi karoti afasha kuba yafasha icyitwa microbiota cyangwa se bagiteri nziza mu mubiri, zibasha gukora icyitwa short chain fatty acid, arizo bizagira uruhare mu kurinda rwa rurenda ruboneka mu rura runini, hanyuma bikaza koroha ayo mabagiteri cyangwa se n'umwanda ukaza kubona ukunyuraho uri gusohoka. Ikindi tutakirengagiza nuko burya karoti ifasha mu kugenzura isukari yacu y'umubiri mu buryo bugiye butandukanye, kubera ko iyi fiber ni ingenzi. Ndagira ngo tuze kwica akarongo, tuze kwitondera iyi fiber. Burya usibye iyo mimaro yose twavuze yayo, ikindi ikora nuko ituma habaho
iyo urabona nk'iyo umuntu asoje kurya cyangwa se amaze kurya, habaho kwiyongera kw'isukari mu maraso. Iyi fiber rero ikintu ikora, ituma ya sukari ivuye mu biryo itiyongera vuba vuba mu maraso, ahubwo ikagenda gake gake cyangwa se buhoro buhoro no mu miyoboro y'amaraso, bigafasha bikaba byarinda cyangwa se byanakura stress kuri insuline. Insuline twarayibonye ni wa musemburo ushinzwe kugabanya isukari igihe yabaye nyinshi. Ibi rero bikaba byayikuraho stress, insuline nibe aratsi cyane, nikore ku kigero kidasanzwe, kuko nabyo gukora ku kigero kidasanzwe ndatekereza ko atari byiza. Birumvikana ko iyi fiber niba itumye isukari yacu igenda mu miyoboro y'amaraso gake gake ku kigero runaka cyiza, na insuline kuyigabanya igihe ishatse kuba nyinshi bizoroha. Ikindi nuko burya karoti irinda uturemangingo twacu cyangwa se iturinda kwangirika, kubera ko ya beta carotene twabonyemo n'antioxidant bindi bifite, bifata cyangwa se biragenda bikabangamira, bigashyira cyitwa nka free radicals cyangwa se oxidative stressors, bikayishyira muri fomo bishobora gusohoka mu mubiri, bikazigabanyiriza kwangiza ubushobozi bwo kwangiza ama-DNA yacu, amaproteine ndetse n'utundi turemangingo, kubera ko ibi byose bishobora gutera nk'ibyago byo kuba umuntu, urumva iyo hangiritse DNA, hangiritse amaproteine, hangiritse n'utundi turemangingo, ibi byagushyira no ku byago byo kuba umuntu ashobora kwandura indwara zimwe na zimwe zidakira nk'amakanseri se, kuba ushobora kuba wakandura indwara z'umutima, ayo madiyabete n'ibindi twagiye tuvuga. Kandi burya ikindi, karoti igira uruhare mu gufasha mu kuba yatuma ugira uruhu rukomeye cyangwa se gusa neza ku ruhu rwacu, kubera ko ya vitamine A twabonyemo bikomeza inkuta z'uruhu, ibizwi nka epithelium, kandi na ya vitamine C twabonye igira uruhare mu ikorwa kizwi nka collagen, proteine nziza ku mubiri, ku ruhu ndetse no ku nzara, ikomeza uruhu rwacu ikarukesha rugasa neza, ku buryo ibizwi nka acnes cyangwa se scars, inkovu n'utundi biza komokaho, biza kuvaho nk'igihe uri gukaraba n'ubundi buryo bwose, bikavaho igihe runaka, ukazabona uruhu rwawe rurasa neza rwose, nta kibazo, rurakeye, rurakomeye, nta minkanyari. Ikindi, karoti burya ifasha amagufa yacu kuba yagira gukomera cyangwa se kuba yagira uburemere, ikizwi nka bone density, kubera ko ya vitamine K twabonye irimo ifasha amaproteine gukora neza cyane, nk'ibizwi nka osteocalcine ndetse n'ama osteoclasts, bone cells, bikaba byakomera, bikagira ubwo buremere, hanyuma igufa ryawe rikaba rizima. Ariko cyane cyane nko kuri wa mwana ugikura, ushobora guhura n'ibibazo by'amarike, osteoporosis, kugira amagufa yoroshye bya hato na hato, iyi karoti ikaba ari ikiribwa cyiza gishobora gufasha uwo mwana. Murumva ko ni byiza gufata iyi karoti, kuko izi ntungamubiri zose igiye ifite, cyane cyane nka beta carotene, iyi vitamine A, iyi potassium, iyi fiber ndetse n'ibindi. Ibi byose umubiri wacu urabikeneye, kubera ko umubiri burya ni nk'imashini, urakora, hari ibice bisaza cyangwa se hari amapiyesi asaza, hari ibifunguka, biba bikeneye kuba repaired cyangwa se biba bikenewe kongera gusanwa. Kandi burya ni byiza kuba twaharanira ubuzima, mbere na mbere ubuzima bwawe buzira umuze, ndetse noneho n'ubwo muri kumwe urinde n'uwo muri kumwe, kuko ntabwo ushobora kurinda umuntu muri kumwe mu gihe wowe utirinze. Ni byiza ko rero karoti, kandi baratugira inama yo kuba wayifata idatetse, itacagaguritse, kugira ngo za beta carotene zitaba zagabanyijwe imbaraga zazo cyangwa se ubushobozi bwazo. Ukayifata idatetse, ushobora kuyihekenya, ushobora kuziteka ariko ntuzihishe, ukaba ari bwo buryo bwiza bwagufasha gukonsoma ya nutrients, ya myunyungugu cyangwa se izi ntungamubiri zose zirimo twagiye tubona. Burya karoti ni byiza kuyifata cyane cyane ko nk'ari amavuta yayo kenshi agereranywa n'aba muri avoka. Burya imbuto zose zigiye zisangiye ku bintu byinshi by'umwimerere, ni ibintu Imana iba yararemye hano ku isi, ikabishyira muri nature ngo tubikonsome, tubikoreshe. Niyo mpamvu dukwiye kubikoresha neza.
Ndabashimiye rero, njye mwabanye muri kiganiro nabibwiye nk'ibisanzwe, ariko ikigamije ni ukugira ngo ubuzima bwacu usibye no kuba Minisante ibifite mu ntego zayo, ahubwo natwe noneho tubyiyegereze, tubizane, tubigire ibyacu. Murakoze cyane rero, reka tuzabana ubutaha mu bindi biganiro.